Eza hazabura muri bure basubika. Iyi ni ubwoko bwa kumufata bita GP. Ai fara shimla gatango zash. Aha ire. Yaje nazo. Ire koja hageze ni mu mirima. Kabira cyangwa dire karisiti nawe. Agade mafo. Hamagara. Dufungure. Yego shaka karisi. Biratamutse. Kandi ifuza byaba biranangenda. Urumva kuri ruta mafone no utatumira gatanu bazizanye. Ifuza gatanu kora magisi. Ubujana yibonye da. Izo kampani zireke izo zikorera rwose ujya banga ku giciro ziri ku mafaranga make iyo kampani yagikorera rwose irakuhendera ubusa nuri hano kuri ruta mafone nitwa Rukundo Jean Marie tukaba dufite kampani icuruza amatelefone ya original yitwa Rujama Phones Shop duherereye hano muri Free Zone mu mujyi opposite na Cogebanque headquarter bafite amoko meza agezweho muzi iPhone, Samsung, Google Pixel dufite promotion kuri izo telefone twababwiye ku giciro musanzwe muzi igura 20% ni promotion mutugane muduhamagare nimero ni 0788 cyangwa se mwatureba kuri Instagram n'ahandi hose mutugane tubahe ibikoresho byiza twabibagezaho mutarinze kuza kuri shop turabakiriye umukiriya hano ni umwami mureke rero twongere igihe cyo gusenga twongere amasengesho dutegura ibiterane dutegura amasengesho y'iminsi 3 urumva ikindi mwongere igihe cy'umusabi w'Uwiteka musenge abongerere umwuka wera yego kandi cyane murebe babandi batubangamira iyo basenga mugende mubabuze icyo bita kwiyiriza no gusenga urabizi ko aribyo bintu bitugora cyane iyo biyirije bakanasenga nicyo kintu kitugora cyane gende mutangatange ibyumba by'abanyamasengesho abapasiteri barateza ubusambanyi n'ubuhehesi wibivuga abakorari mujye mubaha kutibuka indirimbo baririmbye kuko nazo ziratugora abanyamasengesho mubatesha umutwe akanyibira imyenda y'abana akanyiba amakanya ubunzanye mbese byaranshanze nabuze ikintu nkora n'ukuri ubuse nzabigenze none uwo merutse kuza nawe yaranjombye igiti mu mutwe ubuse nzakora iki koko aha ariko nzamenya ikibiri inyuma ariko rero nanjye ntabwo ndi mwiza ariko noneho nzagerageza dati hangane twumvishe ibyakubayeho mukuri turi minsi ibibazo byabo n'ibiteguye Tante, twerutse hano wansiga ugusiga gusa ngaho urire disi cyane rwose wagira ngo bajyanga nge niganye nawe aransi
usize we ntabwo usize njye wicaye Ninjye wagusize. oya Nagusize. wicaye imbere n'indi Icyo nzi cyo ariko tani waje uremera nahageze mbere. Oya. We wasigaye reba urabizi. uracahagaze Nahagaze nyine. njyewe ndicaye Ariko hagati aho we wanebwe. Ariko byukuse kubambwiye ngo nta kintu cyakunanira nkubaza ikibazo cy'insubize. mbaza njyewe nta cyananira njyewe ndarenze Ariko byukuse abantu bajya basambana bata. ubundi se hasambanaga abandi si abagabo bonyine basambanaga hari umugore usambanaga Ariko byukuse uzi kusetsa. None se abagore bo ntabwo basambana. oya ahubwo barapfa oya nako ndibutse umugabo abaga agiye gupfa n'umugore agiye gupfa ubwo umugabo agasamba n'umugore agasamba bagasamba begerana umwe asamba yegera undi n'undi agasamba yegera undi bagasamba begerana ubwo nuko bagasambana Aha, siko numva bya bintu ari danje. Ubwo se aha ndi kumva bya bintu ari bibi mama we. Siko ari bibi. Ntabwo nari mbizi. Mbega nibaza ukuntu basambana byarancanze. ariko sha uri akajura pe ndabibonye ariko cyagiye wakuyeho y'amandazi Ebye kusereka mbyihorere. Ntaza gutakaza icyizere cy'imbabazi nahawe. Bigatuma nsubira mu bibi. nibyo koko pe nta cyiza cyo gukora ibi irani satani yari iguteye wabonye ukuntu papa yari akumize kandi nawe burani satani yari imwoheje genda satani uratwika pe Aha byo kusenga aho rero reka dutahe ejo tuzabona uko tujya gutabara Louise sibyo none buriya nabonye isomo buriya ntabwo nzongera ndihaniye pe ntabwo nzongera ngo sha ntuzongere arega shaho nta cyiza kibibi shase ko umuntu abikora azi nyine ko ari kwirengera wagira ngo umuntu abikora azi neza ko hari icyo bizabyara ntituzongere gutegekwa n'umubiri shaka uko bimeze nyine ntabwo ari byiza pe si wabibonye uko bimeze papa yari akwishe rero uriya mupapa nawe arahubuka oya ujya ubibona ko ahubuka ntabwo wamurenganya nawe n'imbaraga za satani ziba ziri kumukoresha buriya se arega satani arakora kandi tugomba kugerageza uburyo tumurwanya kandi tukamutsinda nyine nta kundi nabonye isomo nzanekomera niko bigenda mu isi turi mu isi y'intambara isi y'ibibazo isi yo gupfusha ihangane siko mwene da hari imana ibuza abarira ese ubundi azashyingurwa ryari nyine rero tuzabatangariza umunsi wo kumushyingura ejo shana gukomeza mukihangana pe biragoye kubura umuntu wawe kuko nyine ni ugukomera karibu aho neza siko mbona yasinziriye yewe uri kuganira n'abandi warangiza ugasinzira ngo muri kuganira ibintu mwaganira ibintu biganirika uri kuganiriza ibintu bisinziriza umuntu koko muraho mwene da muraho nawe muraho muraho nawe ese uko witangiriye itama nta mahoro urugo ni amahoro ko mbona ibintu byose mbona uriya yitangiriye itama uyu nawe uriya yasinziriye babyinire se uraza usakuriza abantu twapfushije nta n'isoni sori mumbabarire ntabwo nzi ko mwapfushije umuntu hano mumbabarire rwose kandi mwese mumbabarire ni ukuri mbasabye imbabazi ngo sibyo bene da turaziguhaye none ngo nzwigira disipurine sha ni ukuri ntabwo nari nzi ko mwapfushije ariko nanjye napfuye mpagaze ni ukuri nanjye nari kugusaba imbabazi
tumaze iminsi rwose umva sindyama ngo sinzire icyaha cyo gusambanya twakoze rwose nanjye kugusambaza n'ukuri nibwo numva nuje rwose umbabarire rwose kandi mbabarire kuri ku mutima n'utarambabarire Imana yo mu ijuru izambabarira. Uvuza guki pasite? Mubaze ndumva nanjye. narinje gusaba imbabazi. Reka mbanze ngusengere. Mana yacu uri Imana y'amahoro, pasiteri mweze umubabarire, imbabazi zawe zimubonekeho mu izina rya Yesu. Pasiteri watewe n'umudayimoni witwa Nzigo Ndende, ahora kwibutsa iby'ahahise akakwibutsa ko utababariwe, bigatuma dayimoni agutsindira imbere y'abuyoboye. Ngaho rero ba maso usenge, kuko yaguteze umutego wo kukwica ugapfa bitunguranye. Dore nawe Louise, dore dayimoni zakwaritsemo ziguteza guhoza urutoto ku bakozi bawe, batoto. Dore nk'ejo umukozi wawe yagiye umaze bamutumye umaze kumutuka, nubwo yapfuye yari umwere, yabanye nawe neza, ariko wowe waramugomeraga umutoteza, ariko wowe nta cyaha yigeze gukorera habe na kimwe, ntiwigeze umubarira nk'umubyeyi pe. Uzi ko buriya Satani yari yaguciriye igico ko ugomba kumukubita ukamwica bikarangira nawe ujyanywe muri gereza ugafungwa, kandi urumva umuntu wishe umuntu baramufunga koko byanyabyo. Ubwo rero wihane imirimo mibi wakoraga, urinde umutima wawe n'ururimi rwawe kugira ngo utazabura ijuru umuvandimwe. Kandi namwe bene data mube maso, mumenye ko Satani uri gushaka abantu azisasira kuri wa munsi we wo gucirwaho iteka. Yewe rwose nciye bugufi, mumbabarire, nakoze ibyaha byinshi, narasambanye, nararoze, naribye, mumbabarire, n'Imana yo mu ijuru imbabarire. Mana Imana ikubabarire. Imana ikubabarire ntuzongere. urakoze. buri mpamvu Satani aturwanya ni uko yamenye ibyiza tubikiwe mu ijuru, rero bituma turwanya cyane. Igihe cye cyo gucirwaho iteka kiregereje, rero dusenge ariko turushaho gukiranuka muri byose. Kandi rega buriya nubona mugenzi wagukoreye nawe ntabwo ari uko nawabariwe, buriya ujya umenya ko Satani yamugendereye maze umubabarire, ubundi umusengere, kuko buriya nta kintu cyiza kibaho gikomera cyangwa gifasha umuntu w'amasengesho. Gusenga ni intwaro ikomeye cyane. ariko rero mwasabisha. Yego databuja, hari abo twasaruye, harimo pasiteri na Louise, ariko hari uwo twishe apfataguye mu cyaha. Databuja utubabarire. databuja, ariko hari abagore n'abagabo bari bafite umwuka, baradutwika twumva turashize. Nibaze tubisasire mu muriro, igihe cyacu kirarangiye, abo ni twebwe bakoreye. Yego databuja, nibyo koko twaruhiye bose. nimwumve mvugane namwe aya magambo. Mwarakomeretse bihagije, ariko nje kubomora abana banjye, muraboneye ariko si mwese. Rero pasita namwe ba Kristo mureke kwishushanya mwiyoberanya mwitorere. None se mubabwira ko ari nde ubatumye? Mubahubwo mudafite? None kuki mutokora agatotsi ko mu jisho ry'abandi mutaritokora ubwanyu? Ese hari uwabwiye ko mu murimo w'Imana ariho bakinira? Ndavuze ngo we pasiteri nawe Louise musohoke mugende muve mu nama mwahenewe.
uzi kurinda mana we uzi kurinda ariko mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda uzi kurinda teworekeraho igira haruguru ngaho rambura akaboko zana nako ngako hagufatiraho fata gutya Cut. You ready? Mode action. ndavuze ngo we pasiteri nawe Louise musoke mugende muve mu nama mwahenewe we ntasoni Uri wafrate. Cut. Iki ni giceceke. Ngamusubiremo. wembaza nta makuru ufite biriya byakozwe nani wembaza ntumene bomora desire bite byawe we gabanya amarere gutsindirwa imbere y'abuyobozi oya mureka Bitware delegate bigatuma utsindirwa imbere y'abuyoboye. Umurekura umwuka ikibitera aho arekura umwuka mucika bigatuma yitakoza. Bigatuma utsindirwa imbere y'abuyoboye. biroroshye washobora Ijambo ritwarira rimwe. Ijambo ritwarira rimwe utagize. bigatuma utsindirwa imbere y'abuyobozi Arahuri kurekura umwuka. Mode action. bigatuma muhasubiremo uvuga ngo caceka utonoma cyane n'umujinya mwinshi. Action. caceka No. Ongera gusubiremo. aburetse nka kinete wo Oya we nabivuga atonoma cyane twumva. Urakaye nyine Ahubwo urabivuga hano rakaye. murakarire cyane Utsa kutababari. njye ntabwo ndi uwina uvugaga he uri ikivaje ngewe nturuka kure cyane ntabwo ari mu Rwanda aje kugatara